mwongeye kwirwa abakunzi b'ikiganiro umuco mu iterambere. Njye kibagezaho ndi Nyirabahire Marie Constantine. Ngira ngo murabizi ko muri iki kiganiro tugaruka ku ndangagaciro nyinshi dusanga mu muco wacu w'Abanyarwanda ndetse n'izishamiyeho nizo zibyara, tuzigarukaho tukazisigasira mu buryo bwo kubaka iterambere ry'umunyarwanda rirambye. Uyu munsi rero twabahitiyemo ingingo ivuga ku guca bugufi. Ese koko kudaca bugufi bishobora kuba imbogamizi mu kwibaka kw'iterambere ry'umuntu cyangwa se kubaka iterambere rya bagenzi be? Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro, muduha ibitekerezo, haba urubyiruko haba ndetse n'ababyeyi n'abakuze, nibyo tugiye kuganiraho. Urakoze wo tubanye, dukomeze kandi tubane. Mwabibonye ko ahangaha tunezerewe kandi hari abana benshi cyane bakunda umuco. Uyu munsi rero mw'abana mwe turavuga ku ngingo ivuga ku guca bugufi. Murambwira guca bugufi icyo bisobanura, murambwira niba munajya muca bugufi cyangwa se mujya guca bugufi niko kwiyoroshya, sibyo? Aha, reka mpere kuri uyu mwana. Guca bugufi bisobanura iki? Guca bugufi ni ukwicara cyangwa se gusutama. Aha, Teta ati guca bugufi ni ukwicara cyangwa gusutama. Teta we niko abyumva. Ninde wundi wambwira uko yumva guca bugufi? Ngaho ngwino umbwire mama. Guca bugufi ni ukwitonda, ukiyubaha. Aha, bakwita nde? Uwase Justine ati guca bugufi ni ukwiyubaha. Wowe bakwita nde? Uratubwira guca bugufi wumva ari iki? Guca bugufi bakwita nde? Niyonkuru Emeline. Numva guca bugufi ari ukubaha ababyeyi, ukumvaho umuntu ukuruta, ukamenya kwiyubaha, ukubaha n'u Rwanda rwawe. Ninde wundi wambwira uko yumva guca bugufi? Bakwita nde? Shimwa Gasaro Stella. Gasaro we, guca bugufi bivuze iki? Kubaha, kudasuzugura ababyeyi. Yego, kubaha, kudasuzugura ababyeyi. Hanyuma wowe bakwita nde? Isimbi Gloria. Isimbi, guca bugufi bisobanuye iki? Guca bugufi ni ukubaha abakuruta n'abaruta. Aha, we guca bugufi abyumva ko ari ukubaha abakuruta n'abaruta. Hanyuma ninde wundi watubwira guca bugufi? Wowe guca bugufi bakwita nde? Umuhoza Darlene. Aha, Darlene Umuhoza. Guca bugufi bisobanuye iki? Guca bugufi ni nkuko umuntu yaba yagukosereje warangiza ukamwihanganira, ntumutuke cyangwa ngo umubwire nabi, cyangwa waba wagiye nk'ahandi hantu wakora ikindi kintu ugasaba imbabazi. Uravuze uti guca bugufi bigendanye no gusaba imbabazi, wakosa ukabasha kwiyoroshya ugasaba umuntu imbabazi. Hanyuma nawe uratubwira guca bugufi ni iki? Nitwa Orlane. Njye ndumva guca bugufi ari ukwiyoroshya mu bintu byose, ugacisha makeya, ntiwishyire hejuru nyine, ukumva buri kintu cyose nyine wicishije bugufi atari kwishyira imbere. Ni ryari rero bavuga ko umuntu ataciye bugufi, atiyoroheje? Ni ryari? Ndumva ari igihe wenda ikintu cyose aba ashaka kwishyira imbere, yakora ikosa kumva ko ntacyo bimubwiye, ntasabe imbabazi. Ati ni igihe umuntu aba yishyize imbere, yakora ikosa kumva ntashaka gusaba imbabazi. None mwese niko mwumva guca bugufi? Wowe bakwita nde? Nitwa Fiona. Njye numva guca bugufi umuntu mukuru aje ukamuhagurukira akicara, cyangwa abashyitsi baje nyine ukabaramutsa ukabakira. Uba uciye bugufi, umuntu mukuru aje ukamuhagurukira akicara, cyangwa se abashyitsi baje ukabakira, uba uciye bugufi. None ndashaka kubabaza, mwebwe ibyo byose muri kuvuga ko guca bugufi ari ukwiyoroshya, ari kubaha abakuru no kubaha abato n'abakuruta, mwebwe murabikora? Murabikora? Yego. Ubwo ntimumbeshya? Aha. Ubu ntabwo ujya wanga gusuzugura kubera ko uruta murumuna wawe, cyangwa se waba uri no mu bandi ukavuga uti ngewe ntabogo ukiremereza? Aha, mubikora mute rero? Ngaho ntihagira umbwira uburyo abikoramo. Bakwita? Mwanyita Mugwaneza Ruwanje. Ushobora guhagurikira umuntu ukuruta kugira ngo nawe yicare. Undi wambwira uburyo abikoramo aca bugufi? Yego. Bakwita? Nitwa Nizera Sandrine. Yego.
wenda iyo nk'umushyitsi yaje kubasura ugomba kumubaho ukamuganiriza ukanamusuhuza. Wamuciriye bugufi. Aha nawe uratubwira uko byumva wowe bakwita nde? Banyita Masengesho Solange. Niyo umubyeyi bakubwiye ikintu nyine ntabwo umusuzugura, ugomba kumwubaha kumva ibyo akubwira. Aho bahubashye ubwo kubaha bijyana no guca bugufi. Turabireba. Yego mama witwa nde? Nitwa Keza Mikarayira. Yego Rayira. Iyo nk'ababyeyi banjye baje ndabasuhuza nkabakira ndetse nkanabazimanira. Ni ukuvuga ngo ubaciriye bugufi kandi unabubashye utiremereje. Yego ujye uhora ubikora, ni byiza. Hanyuma wowe ubikora gute guca bugufi? Hindukira urebe abatukurikiye. Ubikora gute? Wowe watubwiye ngo guca bugufi uzi ko ari ukwicara ndetse warangiza ukanahaguruka, sibyo? Ntago ari ukwicara, ahubwo guca bugufi ni ukwiyoroshya, ukubaha abantu ndetse ukabasha kubaha abakuruta ndetse n'abari munsi yawe, ukubaha ababyeyi, ukabasha kumva n'inama baguha. Urabyumva mama? Hanyuma tubwira ukuntu ugiye kujya ubikora. Ngiye kuzajya nyine umushyitsi yaza nko kunsura, yaza nicaye nyine nkamuhagurukira akicara, noneho nkanamuzimangiriza. Ukamuzimangiriza, ukamuzimanira sheri. Noneho tukanaganira. Mukanaganira. Ni byiza. Hanyuma muri bagenzi bawe uzajya ubigenza ute? Uzajya ubigenza ute muri bagenzi bawe? Muri bagenzi banjye nabo tuzajya tuganira nyine. Ububahe. Yego. Hanyuma ni byiza uzabikomeze. Wowe uzabikora ute? Njyewe nukuno tuba turi mu gihe cy'amasomo bakagutuma, wenda ntabwo nzajya mvuga ngo huya ngo ndiga ngo mfite homework ngibiki. Nzajya mbabwira ati mumbwire n'imirimo yo gukora, ariko nanjye mu makanya nige atari ukubiremerezaho. Hanyuma muri bagenzi banjye nzabafasha kujya nimika amahoro, nkabafasha no gukemura ibibazo bafite. Uwo mutima mwiza uzawukomeze. Hanyuma kandi ibyo tubwiye ariko ujye ubikora unabyigishe n'abandi, sibyo? Munyemere kubikomeza no kubyigisha abandi. Mbasabiye umugisha ku Mana. Nkuko twavuze ko tugiye kuganira, ndi kumwe hano n'umubyeyi ibumoso bwanjye, aratangira bibwire hanyuma dukomeze tuganire. Bakwita nde mubyeyi? Tubwire izina ryawe. Nitwa Aheza Naho Monica. Ndi umubyeyi w'imyaka 51, mfite imbyaro 5. Rwose uri umubyeyi kandi biranagaragara ko uri umubyeyi, kandi ababyeyi tubaziho ko rimwe mu dutoza uburere, aba ari urubyiruko ndetse n'ababyeyi bakiri batoya. Impamvu mvuga ibyo ndendeye ku myaka yanjye uranduta. Hanyuma rero turi kuganira ku ngingo ivuga ku guca bugufi. Muri iki gihe usanga mu banyarwanda muri rusange, mu muryango nyarwanda, ikintu cyitwa guca bugufi cyangwa se kwiyoroshya gisa nkaho kigenda gicika. Sinzi niba ariko nawe ubibona cyangwa se niba ariko nawe ubyumva, ariko ahantu naganiriye niko bambwiye. Nawe uratubwira uko ubibona cyangwa se unatubwira ubundi guca bugufi bavuga ko umuntu aciye bugufi ryari? Guca bugufi bigiye bibaho mu mitima y'abantu. Hari aho usanga umuntu agica bugufi, hari naho usanga badusumbye ugasanga ntabwo bashaka guca bugufi. Ariko guca bugufi byiza ni ukubasha kwihangana. Ni umuco uragenda ugaruka buke buke, kubera ko hariho imyumvire. Urareba guca bugufi ugasanga hari abatwarwa n'umuco ugenda ucika buke, ariko kandi ugasanga hari aho uri abantu baracyaca bugufi. None ubona ari iki gitera cyangwa se gituma uwo muco ugenda ucika buke buke kandi bakira abanyarwanda batarahindutse? Ni ubirebye ni imyumvire, kuko uragenda ubona cyane biragenda birenga bisatira urubyiruko rwacu. Urubyiruko rwacu nirwo ubona guca bugufi byagiye bibasumba, ariko abantu bamaze kurenga urubyiruko urabona ko bagenda bagerageza guca bugufi.
uritegereza neza ukabona ko wa muco wacu ugiye kugaruka kuko nitumara kugera mu birezi abirezi tuzabibwira tubibwire guca bugufi nitugera mu ndirarugamba abo bose tuzabagarura mu muco bige guca bugufi ibi byose dufite amahirwe ko bizagaruka ko dufite ubuyobozi bwiza. Urakoze cyane. Aha ndi kumwe n'umubyeyi umubyeyi mubona utubyaye nawe aratubwira uko abona iki kintu cyo guca bugufi ubibona gute mama? Mbona muri iki gihe koko umuco wo kwiyoroshya ari ikintu gikwiye gukomerwaho cyane cyane ku urubyiruko rw'ubu rurafite kutiyoroshya kandi ari ngombwa, ariko rero twizeye yuko bagomba kuziyoroshya kubera ko barafite kwigishwa, birabigisha bagakora ibintu bitunganye ibyo barimo bibarangaza. None se mubyeyi mu muryango nyarwanda mu bakuze cyangwa se aho dutuye tuve mu rubyiruko iki kintu cyo guca bugufi ubona gihari cyangwa nta gihari? Mu bakuze ntabwo bafite kwishyira hejuru cyane, ntabwo bafite kwishyira hejuru cyane, ahubwo nuko tutamenya ahari no kwigisha urubyiruko ngo bicishe bugufi, ariko ubu ntabwo abakuze bishyize hejuru cyane, barafite kumvira, barafite kureba neza, bakumvira ababategeka, bakumvira ubuyobozi, kuko ubuyobozi dufite buratuyobora neza, buradushyira mu nzira iboneye. Ubu rero mbona kenshi biriho biza n'abatekerezaga kwikuza bakishyira hejuru kenshi baragenda baca bugufi. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo hamwe no kwigisha ndetse no kugira ubuyobozi bwiza mubona ikintu cyo guca bugufi kiri gifite intambwe shyiraho kiri kuva hari aho kiri kujya. Waduhera mikoro papa wacu nawe akatubwira uko abibona aho atuye ndetse no mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda iyi ndangagaciro yo guca bugufi ubona ko yitabwaho abantu babikora uko bikwiriye. Guca bugufi ni ikintu gikwiye kubaho no gukorwa, kigomba kubahirizwa, ariko akenshi ntitugiye usanga turyaryana tubeshyanya tutavuga ibintu bidafite. Guca bugufi ni ukoroherana, umuntu ntuvuge ngo yagukora ibi ni cyangwa yazuti, ariko kandi naho yanabikora nabigambiriye ugasanga atari byo kumurakara, ariko kandi banabigira nabyo bishobotse, ariko kandi ugasanga atari byo ni icyaha. Guca bugufi ni ukumvikana, mbega no mu rugo wahera no mu rugo iwawe n'abana uko baba bateye n'umugore uko muteranye mugomba koroherana, kuko ntawe utagira ibyaha, icyaha buri wese aragikora, ariko ntabwo twabyihamye ngo nanjye mbyemeye ngo ndagikora ntacyo nkora, ariko tugomba kwishimira ko ukabwira mugenzi wawe cyakora ibyo byose umva naguhemukiye ukamusaba imbabazi akaziguha. Hari iterambere ushobora kugira cyangwa se mugenzi washobora kugira, wawe uryana n'uwo muri kumwe ukazagira kuki. Ni ukuvuga ngo nawe ubwe ntabwo wamutera, nawe nta mahoro bafite. Ni ukuvuga ngo kubera kudaca bugufi nta terambere ryawe wageraho ndetse n'iryabagenzi bawe. Nawe undi utera amahane ntaryo ageraho. Yose nimba ugambiriye gukora ukavuga ati ndaje ndakwishe nkaho cyangwa ugire nabi kandi nzi ko ari icyaha kuri jyewe, nkagaruka ze ubwo se ingohemukiye bakafunga bakagira gute cyangwa nanjye bakankubita, ubwo navuga ngo ntuzanga uvuga ngo nibambabarire kandi wabikoze ubizi kandi uzi ko umuntu ari umuntu ava amaraso cyangwa nawe agira ati. Ni ukuvuga ngo mu guca bugufi bigendana no kubabarira, bigenda no kumva mugenzi wawe, muri makeya no kubabarira no koroherana. Ni iyihe nama rero wagira umuryango nyarwanda n'urubyiruko ku kintu kijyanye no guca bugufi mu kubaka iterambere ryabo? Ni iyihe nama wagira? Ni uguhana amahoro, ni uguhana amahoro. Niba ugiye ikosa kanaka ukajya kumusaba imbabazi, nimba yaramwibye ikintu cye ukakimusubiza nka kujya kwa padiri mu ntebe ya penetration ukabigenza, burya bya padiri burya biba ari ibyo, ugasaba Imana imbabazi, ugasaba n'abantu imbabazi bahemukiye, none ukagira amahoro, ubona icyaha kiyahora ufite ugatuza ku mutima kikururuka, ukaba uryohewe, ukabana neza na mugenzi wawe. None
ntimwongeye kugira urwikekwe naho guhora uvuga ngo yankubise ngo yanjye ugahora muri urwo nawe nta mahoro ugira nawe uri wayigiye nta mahoro agira ni ukuvuga ngo mudafite amahoro kandi ntacyo mwakongeraho udafite amahoro ubwo uhe twaganira nawe tutagiranye amahoro noya ntabwo byakunda na mama natugire ndagushimiye cyane kandi ku mpanuro utanze ndetse no ku bitekerezo uhaye abanyarwanda ku kijyanye no guca bugufi ko naho bakwigeza babiremereza cyangwa se badaca bugufi batoroherana mama rero yatugira inama nawe akurikije uko abibona inama rero jyewe nabagira umuntu ntarakarire mugenzi we ngo agire ngo amurushije imbaraga ahubwo agomba guca bugufi akamwereka ko afite intege nke ariko akamwereka ko afite umutima mwiza ntarakare ngo arakarire uwamugiriye nabi amwishyuriye iyo nabi ye bose bahwane babe kimwe ahubwo agomba kwicisha bugufi akamwereka we ko afite icyo amurushije ntasimbuke ngo undi nawe asimbuke basimbuka ari babiri ndetse bakazahurira mu birere bakabikwiramo rero niyo nama numva nabagira ni uwo kwicisha bugufi umuntu agaca bugufi ntashaka kwitura inabi mugenzi we hanyuma se utagaca bugufi ntashake kwitura inabi mugenzi we iyo tugiye mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi mubona nk'umuntu udaca bugufi cyangwa se utiyoroshya mu bandi nawe ubwe akikomeza hari iterambere yageraho cyangwa se hari n'iterambere rya bagenzi be yageraho mubibonamo ntaryo ashobora kugeraho afite uwo mutima wo kwikuza ntabwo ashobora kugera ku kintu cyiza kandi afite umutima mubi ahubwo ayongera cya kibi kikagumya kikazamuka kuko niba amugiriye nabi ahubwo ntashake guca bugufi ngo amugirire neza amwereke ndetse yuko ananamuruta ukwereka ko akuruta akurusha umutima mwiza ni ukuvuga ngo waruta umuntu umweretse umutima mwiza akicara ahubwo akaba ari nawe kwigiraho bwa bugoryi agahora agira ngo nibwo bufite akamaro kandi akabona nta kamaro yarangiza akavuga ati reka mwigireho ibyiza kuko andusha umutima mwiza ahubwo ntabwo andusha ibibi ntabwo andusha ikintu cyatuma mbese jyewe nanamukubita nkagira gute ariko dore yaciye bugufi anyereka yuko ibyo mvuga ntacyo bimaze ni ikibazo urumva utaciye bugufi ngo worohere mugenzi wawe ubanze utekereze nk'uko muri kubivuga ndetse ubanze umenye n'impamvu ushaka kwiremereza kuri mugenzi wawe ntacyo wapfa kugeraho cyangwa se ngo na mugenzi wawe apfe kugira icyo ageraho bivuze ngo icyo kintu ntabwo gikwiriye mu muco wacu uturanga hari igihe ushobora kwishyira mu kamashu kandi ukabona ariko nyine warangiza ngo ntibaguhe imbabazi yego zikabaho ariko ugasanga nawe nta bwenge uba ufite ubwenge ntabwo wakora icyo kintu ahubwo wakibuza hakiri kare ni ukuvuga ngo ufite ubwenge ukimajina ugomba kukireka hakiri kare utaragikora iyo ugikoze hari igihe kikumashura ushobora kuba no korohera rero umuntu akagira neza na mugenzi we bakabana neza mu mahoro mwiriwe mwaramutse burya ukubwiye ngo mwaramutse mwiriwe hari ikintu abakubwiye ukubwiye ngo mwaramutse kuko hari n'igihe n'umunsi n'umwe utawumara gusa mbega muri make mujye mwisunga imana tujye twisunga imana niyo niyo ugiriye abanyarwanda ko imana ari ishoboye byose ari izi byose umuntu nayisunga izamwigisha guca bugufi burya nawe uba wigiriye neza nawe uba wigiriye neza uba wihaye amahoro ni ukuvuga ngo nuca bugufi uzaba wihaye amahoro ndetse uyahe na mugenzi wawe mubashe kubaka iterambere ryanyu bwite ndetse n'iry'abagenzi banyu n'iryawe nawe urimo burya iyo ujya gusaba nawe urisabira ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga nk'aho mugani baca mu kinyarwanda ngo mbere yo gutokora ikigogo kiri mu jisho rya mugenzi wawe utokore umugogo uri mu ryawe kuko burya umugogo uri mu ryawe ntuwubona burya umworwa n'abandi ndabashimiye rero mwakoze kutuganiriza abantu badukurikiye nabo ntekereza ko hari ikintu bamaze gukura muri iki kiganiro kandi ni inama tuba turi gutanga zigisha umuryango nyarwanda zidufasha aha rero ndi kumwe n'umubyeyi ahangaha mubona turi kumwe arabibwira nawe ababwire uko abitekereza niba abona koko ari ngombwa ko iyi ndangagaciro yo guca bugufi ikwiriye gusigasirwa kugira ngo umuntu abashe kwiyubaka mu iterambere rye ndetse no kubaka irya bagenzi be koko ibyo uvuze nibyo indangagaciro kwicisha bugufi
nibyo koko birakwiye kuko umuntu aticishije bugufi nta kintu yageraho nta muntu yakwishyira hejuru ngo yumve ko ari hejuru y'abandi bose yumva ko yagira icyo agezeho iyo ucishije bugufi kumenya ibyo abantu bose batekereza ukamenya icyo umwana atekereza ukamenya icyo umuntu uringaniye atekereza ukamenya icyo umuntu yashatse atekereza ukamenya icyo umuntu ukuze atekereza wowe wicishije ugiye hejuru nta kintu wamenya ariko iyo ugiye hasi urabimenya noneho ugiye ku ijambo kwicisha bugufi ni byiza rwose ni byiza kuko bituma n'abantu bose muri sosiyete bakwizera bituma ugera ku ntego wihaye bituma n'abantu muri rusange bakwigiraho reka mvuge ku muntu wagiye hejuru umuntu yagiye hejuru ni umwirasi ni umuntu wishongora ku bantu ni umuntu yumva ko yageze ku byo agezeho aroroke kuri iyi si nta kintu umuntu yageraho atishije bugufi ni urugero rwiza rwo ku bantu bose abantu bose bakwigiraho iyo wicishije bugufi muri make nuko nabivuga utanze igitekerezo cyiza ku banyarwanda uravuga uti umuntu iyo yicishije bugufi aba urugero ku bantu bose bakamwigiraho umuntu yakwishyira hejuru ugasanga ibintu byose birangirika ndetse abantu baragutinya bishatse kuvuga ko ntabwo yakubaka iterambere ryawe cyangwa yubaka iterambere ryanjye ari hejuru atanyereka ko turi mu rwego rumwe cyangwa se atanyegera ngo ace bugufi mbibone ndetse n'abantu batinya kumugeraho kubera iyo myitwarire yo kwishyira hejuru bivuze ngo rero birakwiriye ko tuba ku rugero rumwe ndetse tukabasha no kumva mu bitekerezo tukiyoroshya kugira ngo tubashe gushyira hamwe tugira icyo twubaka mu iterambere ryacu rirambye inama nagira abantu ni uko bose bakwicisha bugufi iyo umuntu yicishije bugufi uba uri inyangamugayo ni urugero iyo uri hejuru abantu bose baba bumva ko batakwegera ariko iyo wicishije bugufi umuntu wese yumva yakwegera kubera ko umuntu wicishije bugufi avuga make abana barakwegera abantu baringane barakwegera abantu bakuru barakwegera iyo wicishije bugufi uri inararibonye muri make nk'uko twahoze tuganira ngira ngo wabibonye ari ruriya rubyiruko bariya abana ari aba babyeyi ku buryo bahoze basobanura uko batekereza guca bugufi nawe uratangira wibwira abadukurikiye kunyakira amashusho hanyuma utubwire uko wumva iyi ndangagaciro yo guca bugufi ubundi bisobanura iki uratangira wibwira abadukurikiye hanyuma ukomeze udusobanurira guca bugufi icyo bisobanuye murakoze cyane nitwa Umutoni Shadia nkaba ndi umubyeyi ndubatse kuri iyo nsanganyamatsiko ni insanganyamatsiko nziza cyane yo kwiyoroshya numva yuko umuntu wese ahari akagombye kuyigira umuntu agaca bugufi umuntu akirinda kwiremereza bitewe n'icyo uri cyo niba se Imana araguhaye ubushobozi runaka abandi badafite wenda ukaba uri umukungu ukwiye gukomeza kubana neza bagenzi bawe wiyoroshya niba se uri mu ntera runaka ntabwo numva ko umuntu akwiye kwikanyiza akwiye kwiyoroshya kugira ngo yoroherane n'abo babana mu buzima bwa buri munsi none Umutoni mu muryango nyarwanda tubamo uyu munsi wa none yabaho mukorera yabaho mutaha se yaba mu rubyiruko tubona rwa buri munsi uyu munsi wa none mubona iyi ndangagaciro yo guca bugufi irahari iri ku rugero rukwiriye cyangwa urabona hari imbaraga zikwiriye gushyirwamo kugira ngo isigasirwe icyo nabivugaho nuko ubundi yo ni indangagaciro yagombye kuranga buri wese ntagiye kure rero bitewe na gahunda ziriho z'igihugu aho batoza abana umuco n'ubupfura muri ubwo bupfura bihikiramo n'indangagaciro yo kwiyoroshya no kubana neza abandi nkumva rero ko hirya no hino mu gihugu amatorero yatangijwe yaba ku midugudu mu mirenge ahantu hatandukanye hose iyo ni imwe mu ndangagaciro abana benshi urubyiruko bigishwa nkumva rero kwiyoroshya benshi biturutse muri ayo masomo bizarushaho kwiyongera ariko bitavuze ko ari aho wagera yenda ntuhure n'aha abantu bamwe na bamwe
badafite iyo ndangagaciro. Gusa naho haba hari icyizere yuko hamwe no kwigishwa nabo bazagera igihe bagahinduka. Uvuze neza cyane uti hari gahunda nziza ya leta ndetse no mu buzima butandukanye abantu bigishwa iyo ndangagaciro, ariko hakaba hari n'abandi batabifite mu nk'inshingano cyangwa se batanabiha agaciro ngo bumve ko bikenewe. None ubona ari ngombwa ko iyi ndangagaciro tuyigira mu kubaka iterambere rirambye, cyangwa se ubona hari imbogamizi iyi ndangagaciro yatera umuntu utayifite mu kwiyubaka ku iterambere rye rirambye cyangwa se kubaka iterambere ry'abandi? Birashoboka. Ushobora kuba yenda uteye intambwe runaka mu buzima bwawe, ariko ntubashe guca bugufi ngo wiyoroshye ubane n'abantu, ukabura ugusanga. Kandi hari umugani mwiza mu Kinyarwanda bavuga ngo kubaho ni ukubana. Ushobora kugira ibya mirenge ariko udafite kwiyoroshya ngo ubane n'umuturanyi, ubane n'abavandimwe, byazakugora. Ni byiza kwiyoroshya kuko byanagufasha mu byo waba ukora byose. Uvuze neza cyane uti ushobora kugira ibya mirenge ariko kubera ko wiremereje utiyoroheje ugasanga ubayeho wenyine, kandi kubaho ni ukubana. Ni byiza cyane. None nk'umubyeyi ndetse kandi unafite n'ibitekerezo byiza biri kubaka umuryango nyarwanda, ni iyihe nama wagira abadukurikiye none ahangaha, yaba ari abanyarwanda muri rusange, yaba ari igihugu cyacu, yaba ndetse n'urubyiruko, kugira ngo iyi ndangagaciro ishyigikirwe babashe kwiyubakira iterambere rirambye kandi rishingiye ku muco? Icyo navuga ni uko ubundi ari indangagaciro yagombye kuranga buri wese. Ibyo bisasirwa n'ubupfura. Iyo umuntu afite ubupfura hazamo no kwiyoroshya. Iyo rero umuntu yiyoroheje abasha kugera kuri byinshi, kandi ntabwo wakwiyoroshya utagifite n'icyo udafite ubupfura. Ubupfura rero numva ko ari cyo cyasigasira kigafasha n'umuntu mu bwiyoroshye, bityo akabana n'abandi neza ndetse akarushaho no gutera imbere mu byo akora, kuko yabona abamusanga. Ariko nubaho wikomeje udafite uwo mubana, utiyoroshye, uwo muntu ukamusuzugura, ntabwo byagenda neza. Hanyuma inama watanga ku bantu bikomeza ni iyihe? Nk'umuntu w'umukristo ni ukubaha Imana. Iyo wubashye Imana worohera n'abo yaremye. Icya kabiri ni ukugira ubupfura, ukarangwa n'ubupfura. Iyo ufite ubwo bupfura aho uri hose n'ubwiyoroshye buraza. Ukubaha abagukuriye mu byo ukora, ukabikora neza mu bwiyoroshye, ugafatanya n'abandi, bityo mukarushaho gutera imbere. Urakoze cyane Shadia, ubivuze neza cyane. Ati uwubashye Imana wakubaha nabo yaremye kuko uraborohera kugira ngo nawe bakorohere. Umubyeyi mwiza, ndagushimiye. Ntekereza ko n'ababyeyi badukurikiye hari icyo bize muri iki kiganiro. Buriye butaha tuzongera tuganire turushaho kubaka umuryango nyarwanda. Urakoze cyane nawe. Ngira ngo mwabyiyumviye, biracyashoboka kandi haracyari n'amahirwe ndetse haracyari n'igihe gihagije ko dushobora gusigasira iyi ndangagaciro yo kwicisha bugufi, tukaba twakubasha kwiyubakira iterambere ryacu, haba ari njye ku bwanjye ndetse no kuri bagenzi banjye. Reka dushyire hamwe mu muco wacu wa Kinyarwanda, dusigasire izi ndangagaciro. Hari aho bizatuvana ndetse hari n'aho bizatugeza. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro. Naho gutaha. Ndi Nyirabahire Marie Constantine.